Kampanya Amahoro Iwacu ni muvoma yashyizweho n'urubyiruko rw'Abanyarwanda rushaka guharanira demokarasi n'amahoro mu Rwanda. Birazwi yuko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nta mahoro ahari. Mu gihugu gifite amahoro abantu ntabwo bari bakwiye kugenda bigengese bafite ubwoba bwo kuvuga icyo barimo gutekereza cyangwa icyo babona kitagenda neza mu gihugu cyabo. Igihugu cyacu cy'u Rwanda kiyobowe n'abantu banze guha ijambo Abanyarwanda, banze kumva no kwita ku bibazo by'abaturage, ariko bagenda birundira imitungo y'igihugu, bakagenda mu isi yose bagura amazu binezeza, bagurira abana babo ibintu byiza, mu gihe abana b'Abanyarwanda b'abaturage babayeho nabi, benshi babura n'ibiryo byo kurya. General Kagame uyoboye igihugu cyacu ku gitugu amaze kongera gucishwaho ku matora, bavuga ko yatsinze 99%, mu gihe Abanyarwanda hafi ya bose bazi yuko icyo ari ikinyoma. Leta ya FPR iyoboye igihugu icyo ntacyo bibwiye. Icyo Abanyarwanda batekereza, ikiri ku mitima y'Abanyarwanda ntacyo bibabwiye, kubera yuko bo biyemeje gutegeka igihugu bakoresheje dictatorship. Njyewe hamwe na bagenzi banjye muri kampanya Amahoro Iwacu, hamwe n'urundi rubyiruko rwakangutse rushaka guharanira amahoro na demokarasi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dufite message yo gukangura urubyiruko rw'Abanyarwanda. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyacu twese. Abanyarwanda bose badufitiye icyizere. They have trust in us young people. Kubera yuko mu bihugu byose byo mu isi byanyuze muri situation turimo nk'Abanyarwanda, byagiye bibona impinduka mu gihe urubyiruko rwahagurutse rukanga ubutegetsi butegetse igihugu rukoresheje igitugu. Turi urwo rubyiruko rero. It is you and me. Nta wundi muntu tugomba kureba uzatuzanira amahoro mu gihugu. Nta wundi muntu uzatuzanira demokarasi mu gihugu atari twebwe. Nta muzungu tugomba gutegereza yuko azaza kudutabara. Nta bihugu bidukikije biri kure n'ibiri hafi bizaza kudutabara bidutabaza ubutegetsi bubi uyobowe na General Paul Kagame. Ni twebwe tugomba gushira ubwoba, kubera yuko abana bacu n'abazadukurikira bazatubaza, ese mwakoze iki mu gihe igihugu cyacu cyari kirimo kwangizwa n'ubutegetsi bubi, bikaba bigeze hano mukaba mwari muhari mufite imbaraga muri uru rubyiruko, mu gihe urundi rubyiruko rw'ahandi hantu nko muri Burkina Faso n'ahandi muri Togo rwagiye ruhaguruka rukanga ubutegetsi bubi butegekesha igitugu ku baturage. Iki nicyo gihe rero tugomba guhaguruka tukanga ubu butegetsi. Tumaze kubona yuko inzira ya demokarasi yo kujya mu matora yanzwe na leta. Abashatse guhagarara kugira ngo bajye mu iyo process ya demokarasi baramwangiye, ahubwo baranamufunga hamwe na famiye ye, ubu barimo kumutoteza. Inzira ya demokarasi leta ya FPR na President Kagame bayanze. Umukuru w'igihugu cyacu General Kagame amaze kutwereka twese yuko igihugu cy'u Rwanda yakigize nkaho ari private property ye. We na bagenzi be bake barimo kwirundira umutungo w'igihugu, bagenda bagura amazu muri Amerika, bagura amazu mu Burayi, bagenda mu mamodoka hanitse, mu gihe abana b'abaturage barimo kubura n'amafaranga yo kujya ku ishuri, mu gihe abana b'abaturage barimo kugenda barara inzara, kandi ntanagira isoni yo kuvuga yuko abaturage bamutoye 99%. Abo ni nko gutuka Abanyarwanda. Ni nko kubwira Abanyarwanda ko nta bwenge bafite, bagomba kwicara aho ngaho bakareba ibyo akora ntacyo babikozeho, kandi akabishobozwa no kudukangisha imbunda. Ari Abanyarwanda bari mu Rwanda barimo gutotezwa, benshi bakagenda bafunga ubusa, abandi bagenda bapfa, abandi bakagenda babura, disappearing. Ari abari hanze barimo kugenda bahigwa, abandi bakagenda bazi yuko hitmen ba Kagame ba DMI bashobora kubashaka ariho hose kubera ijambo bavuze ahantu rimwe ritavuga rumwe na leta. Ese General Kagame nabo bategeka u Rwanda batekereza yuko ubuzima bwabo ari bwo bufite agaciro kurusha ubuzima bw'Abanyarwanda? Bo bagenda barinzwe n'abasirikari utabara. Iyo General Kagame agiye mu Burayi, agiye muri Amerika, abasirikari ajyana bamurinda ntiwababara. Ariko we akumva ko kwica Abanyarwanda ntacyo bimubwiye, nkaho ubuzima bw'umunyarwanda utari we cyangwa utari umwana we nta gaciro bufite. Abajene tugomba guhaguruka, reka tuve mu magambo, dushyire imitwe hamwe. We have to do something to bring a change into our country. Kampanya Amahoro Iwacu, we are open. We want to discuss, we want to speak with all young people. Urubyiruko rw'Abanyarwanda, it doesn't matter which political party you are affiliated with. Ntacyo bivuze. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter how much money you have. Ukuntu wize, nimba wararangije za kaminuza cyangwa nimba nta shure wigeze ujyamwo. It doesn't matter. We are all valuable and we can all do something. Because Rwanda is our country and the future is looking upon us.
And we will have to answer for the failures that we do today. But I trust you ko there will be no failures. I trust you ko tugiye guhaguruka tukazana amahoro mu gihugu cyacu. Let us end this nonsense y'ababyeyi kugenda gufatwa na polisi, bakururwa, bajyanwa gufungwa, bitwa yuko ngo batarishya amataxi, bitwa yuko ngo ari abateroriste kubera yuko abana babo cyangwa kubera yuko bo nabo bafite ibitekerezo bitajyanye n'ibya leta. Our government must respect its people. Kandi ikindi kintu narangirizaho, abapolisi bari mu Rwanda n'abasirikari bari mu Rwanda, ntimugomba kwibagirwa yuko muri abanyarwanda before anything else. Kubwirwa kujya gukora ibintu kandi muzi neza yuko ibyo bintu bitesha amahoro abanyarwanda, mugomba kubyanga. Reka twige ku bandi. Muri Egypt, umukuru w'igihugu witwa Mubarak yabwiye abasirikari ngo bajye kurasa urubyiruko rurimo kwigaragambya mu mujyi kubera yuko rurimo gushaka impinduka mu gihugu. Perezida arababwira ngo mufate imbunda mugende murasa urubyiruko. Abasirikari baramwangiye, baramubaza ngo ese tujye kwica urubyiruko kubera iki? Bazira iki? Babyanze byeretse perezida yuko nta mbaraga afite mu gihe adafite abo basirikare. Na General Kagame uyoboye igihugu cyacu, mugomba kumwereka yuko nta mbaraga afite atari imbaraga ahabwe n'abaturage. Abo baturage rero arimo kubamara, abo baturage arimo kubicisha ubwoba. Abasirikare b'abanyarwanda aho muri hose, namwe mufite ababyeyi, namwe mufite ndugu, mufite brothers and sisters, namwe benshi muri mwebwe muraba mu rubyiruko, kandi the future is also looking upon you as much as it is looking upon me. Birakureba nkuko nanjye bindeba. Reka tugaruke ku buntu, tube abanyarwanda dukunda igihugu cyacu kandi duhaguruke duhamagarire impinduka mu gihugu cyacu.